mukobwa nkambwiye ari ntabwo nakwicara ahangaha harimo amatego menshi haje abandi sinabona uko mubwira icyo mushakira kandi ashaka kwigarurira umutima we se yicara hariya tu hariya nicara hariya ndamubwira muri mu maso nayicara iruhande ndamuprofita niko ngomba kubigenza ngomba kumutegereza ahangaha ni hari bwicare akanyumva neza niho nabonye ntimaze byumva se tumuhamagare alo mwahageze ushobora gukomeza hano imbere ku gicaniro cy'abakuru niho nicaye nagutegereje none se njye nari mvuye mu rugo nyweye nariye nta kintu uri bufate ngo mbe ngutumiye umwana nta kibazo ni kubishaka neza nuko nsuhuje makuru ki wambare nkaguhurira ko ndukumbuye birahagije birahagije kabisa nyine narabuze sisi nasibizi kari gatebe gatoke narabuze kasi baranyirukanye baranyirukanye biba ngombwa nyine ko mburamo ukuntu ariko hari ahandi bari bandangiye akazi n'iminsi ariko sindajya kubabaza mvugane nabo numvikane nabo sinabona kontra wese bite ndaho nibisanzwe ndakubona waratse subura cyankunda Ketia kane uri kurukunda nagukundaga subura urumva narwaye gute sheri ngo nde Kenneth kivuga gutyo kwira ko nta mwanya ufite wo kuvuga sheri kuvuga kwa ndi Kennedy ubu ngubu kuri wowe kubera ko ubu muri gihe tuvugana sinzi ko byapfa gukunda none se nako sheri Kenneth basi wanyemerera nkakwegeraho gato nyegera ariko ntunyegere cyane basi ibiganza byawe no ntabwo byakunda so wambabariye ko ndakwingiye wakunshirije iki nagiye kurira igihe kirekire yari amahitamo yawe ntabwo ari ikosa kuko yari amahitamo yawe kujya kure yanjye ntabwo ari cyo kibazo ahubwo wahisemo kujya kure yanjye kuko icyo wari ukeneye icyo ukoze icyo ukeneye ntabwo ari ukuba ari ikosa wakoze ndakwinginze mbabarira bigende bite nongere gukunde urukundo rumeze gute birashoboka ko nagukunda ariko uruhe rukundo wankunda sheri ngo sheri ndavuga uruhe rukundo ushaka nongera gukunda basi umuntu ushaka ariko sinkuye mu buzima bwanjye ntumbere mu buzima bwawe ntabwo mu buzima bwawe nzabamo ahubwo nzabana nawe nk'umuvandimwe amakosa yose wankoreye narayirengagije itsoke nta mahoro sadura ngo usuhuze niba tuba tunani no kunzambwa yari futi ngo utware nta kibazo n'indi serivisi zose ukeneye nzayigukora ariko atari urukundo rwimbitse nk'urwo nagukundaga ntakundi none se Kennedy ntibaze ufite sheri cyane ubu nendaga kugutumira kwa 12 uyu mwaka save the date irabigiye hanze
nta kundi gusa uwo mukobwa agize amahirwe aratomboye. Ntawamenya. Basi nubwo twatandukanye cyangwa se dutandukanye numva ntari nyigukunze. Ndakwifuriza umugisha ku Mana, ntabwo wigeze ubanira nabi. Uzashaka uhirwe, uzabyara ihungu na kobwa. Urakoze. Gusa nyine hari ikintu umaze kubona cyo. Ukiyoboka ukajya wamugarura pe. Byose birashoboka. Nubwo ntazi ikintu bivugiye ariko twabimeze. Ntacyo unyemereye kuri inshuti bisanzwe tukaba abavandimwe. Buriya nsicara nkubwire ibyanjye nkubwize ukuri buryo nta kibazo. Okay, nditari kukumva Ketia. Ariko akanya nari ndi kwihuta. Ntabwo nasiga nakugira inama. Ubuzima bwose uzabamo uzihangana ufata umuntu wese nkundi. Ikindi ntukikankira amafaranga utaye urukundo. Urukundo ni ikintu kitagurwa. Ariko amafaranga igihe cyose araboneka. Ntirukankire se ndanayabona sha. Sibyo? Nza kwirukankira nkanayabona basi gahirwa nkanya ko nayabona. Kuko urabona kiriya gihe wanyangaga byo biragaragara ko nari umukene cyane. Niba ntago nkize. Sibyo? Kiriya gihe ntari no kumpa lift. Wiyenda bashobora ko nge nayiguha. Yangaye ko nawe urabibona. Abizi se? Birumvikana. Unasigaye ndi diregiteri mukuru wa company y'Abanyakoreya. Yego rata. Nkayoberwa imico uriho. Ubuzima bugenda buhinduka buke buke. Nawe nubwo umeze gutya igihe kizagera ukongera ukaba undi muntu mwiza umeze neza. Ariko biragaragara ko wahindutse. Bizafata igihe. Okay, nta kibazo ko bizaza. Sibyo? Ntacyo reka nkure kugende. Ya nubundi ndumva hatagiye guhinduka. Nibyo nubundi nefite inama na minisitiri kanya. Nawe se. Tuzatuvugana kuri telefone. Ntacyo urakoze basi no kumuha umwanya. Urakoze. Urakoze nawe. Ndi kumwe. Shibangeraza ryarira kumubwira inkuru nziza. Gushaka burya koko Imana igira uko ikora ibintu kabisa. Kuko ko nawe muyobozi mukuru koko w'Abanyakoreya mu gihugu cy'u Rwanda cyose. Ubwo ko birashoboka. Gapita we. Ariko wewe ko Kennedy nzi. Okay, ariko ntacyo byose birashobora kwiteka no gukora ibitangaza. Sheri? Amakuru se sheri. Yambi. Makuru se. Meze neza. Ugiye kuraba mukobwa. Yakura na Ketia. Yakura kabisa. Ariko ukuntu yabaye my friend. Ntashobora kumumva. Yandebye agira ubwoba. Kennedy ngo ni wewe. Ndabaza ndi kubera iki? Ni wabaye umusirimu gutya. Kandi byose birashoboka. Ikingenzi umuntu akihumeka byose birabishoboka. Ntumbwire ko yakwifuje abonye ukomeze. Icyo ndabizi yakundaga amafaranga. Birenze kunyifuza ntabwo we wabyumva. Ewe data we. Yambwiye ngo mumabarire ngo twongeye dusubirane yanyitashe ngako. Yanyitashe ngahita nkupa. None mubwiye nti ubu kano kanya tuvugana. Ntabwo byakunda ko mfite mariage na sheri wanjye. Dukundana muri kuno kwezi kwa 12. Ahubwo invitation irabisohotse. Yabyakiriye ate? Uswe ni nkuba mbona ratiti. Yabaye nkuruvu. Hano uruvu bahaye ubuvunderi. Yabaye nkuruvu. Ariko namugarukiye. Nabonye ko byashuye byaramwigishije. Isi maze kumwigisha. Ni umuntu ushobora gutanga ubuhamya. Ariko nacyo nakubwira ntuziye umuntu nawe ugira umusuzugura. Nibyo. Mukurikira amafaranga. Twabanye nta kantu ngira urayibona. Ariko twaratse. Adamu mwiza umeze neza useka neza. Nibyo rwose rigamba. Ntabwo uzi ko umuntu azanera imbere. Kayemeze sheri. Ariko Ketia yakundaga amafaranga. Nanone biragaragara ko yakunda kuko impamvu ari kunsembaza ntugiye ngo bane urukundo. Ntabwo no kugira ngo nyine nire kuri amafaranga nyine ngiye muhereza. Ariko ni kibazo. It's okay. Reka twitahire. Rero ko twagera mu rugo. Buriya tuzongera nawe
mbwira ngo papa de tuvuyeyo. Urakoze.